amurahakora urumvise mutukana nk'abatunzi mo turakina komedi ariko yego shongi na nyabo murimo murakina komedi mutukana gutya ikinyota kiri kibyumvishe gishyubuye ati bindangireho akanje kashobotse nacyo kiravuga kiti nyagasani uwo muti koko nari nkuzi aho bajya kuwutubwira twari turi kumwe ariko nyamuhari hari icyo yibagiwemo urumva bati baratubwiye ngo mufate ubwonko bwa nyiramuhari ubwonko bwa nyiramuhari noneho mutonyangiza w'amaraso y'ikinyogote ubundi bayiha umwana abirye arakira ko twabona ziyuze ko byakagombye kugenda noneho bigeneze ariko ndabona ari naheza mwahabonye namwe kandi kubona ahantu tutanaharenga rwose aho ahantu dukore vuba ahantu ntabwo twaharenga tangira ukamere aho ko suri uri gutinda nagurwa nini dore viyuze none kera hano na mutangira ajya mwananira biteguye byose mwasoje umuntu ashaka yanatangira witwa action tuhite tubifata mbo action ushaka kurukungu aho wasinze agasimba urumogi kakubitwa n'inkuba wangegera hambi wagicucu ntabwo uri kubona inzira atukurubura wambaye mbukire kumbabura mbugira amararira wacicucu gacucu mu bwonko muri kaburimbo hacyohe gapfuka nka matera y'abashomeri wangegeraho yangegeraho mara cyane dore ubwoba kwajyana imijugujugu ihanura avoka mu biti arebe banza urebe ubwo bushito ngo n'ubuguru bwawe gashita ubwo butwi bwawe gashita ubwo butwi bwawe murimo mutukana nk'abashumba mwabaye hako wowe waturekeye ubusazi bwacu uri kuza utubaza wakomeje inzira reba nk'ahantu uturutse irapfa usanze turi mu byatsi ngo turimo ngo mu busazi cyane nawe ushaka tugutu abana b'ubu ntawashobora genda nyine genda ntukishore mu by'abantu ibyo utazi nawe reka ngo usubireho ubwo buzuru bwawe nabushita nabushyira mu ikarayi nkabutera ugashiduka umutima ugahita wisanga rusuro wawe ariko ibintu byaboze icyambere cyo ntabwo wabinguriye reba ntabwo ukiyogosheshe usigaye ufite umusatsi wajyanye insya z'abazimu ubundi ikubasha murakora cyangwa kumvisha umutukana nk'abashumba ngo turakina komedi ariko yego shongi na nyabo murimo murakina komedi mutukana gutya hari icyo bitwaye biragitwaye cyane ariko reka mbabwire niba mushaka gukina filime ibyo mushaka content nzima content zifite message nziza mu ntega amatwi mwumve neza muri kumwe message nziza zisigira ubutumwa bwiza abazumva cyangwa se ababareba sibyo reka mbabwire noneho rero ni ukuvuga ngo abantu benshi mu bareba filime cyangwa komedi ntibazi gutandukanya icyo bita umukaragita cyangwa se wowe wa nyawe karagita ni uri gukina ubu ngubu wowe wa nyawe n'ubusanzwe uriho mu buzima busanzwe n'ukina uri umunyangeso nziza bazagufata nk'umuntu mwiza n'ukina uri umushizi w'isoni cyangwa uri umugome bazagufata nk'umugome ngo mutekereze uko mwebwe bazabafata muri gukina ibintu nk'ibi ngibi mutukana bigeze aha ngaha murabitekereza icyo bitwaye mu ntega amatwi mwumve neza biragitwaye dore rero bagira inama ya kigabo niba mushaka kuba abakinnyi bakomeye ba filime cyangwa bakomeye sibyo yego turaba filime turebera kuri ziriya filime zo mu mahanga zateye imbere y'Amerika n'izindi ariko ziriya zigisha iki kwihorera nyinshi uzarebe neza zigisha kwihorera umuntu yakugiriye nabi ujyanye ikibazo
uragenda wisuganye uzihorere, ariko mwebwe bagira inama muzajya mukina filime zigisha kwihorera, nimukine filime zifite ubutumwa bwigisha abantu kugira gute, kubabarira, kugira gute, Jesus is Lord. kubabarira ni amakosa bakoze, muri kunyumva neza, zigisha abantu gukora bagatera imbere, ariko kwihorera wa reka rero mbabwira akantu agastori kakwigisha ukuntu ushobora kujya gutyo ukajya kwihorera bikarangira ahubwo ari wowe uvuye. Umunyarwanda yaravuze ngo nujya kwihorera ugicukura imva zingahe ebyiri, iyawe niba ugiye kugira gute kugirira nawe. Dore rero bivuze birashoboka cyane. Noneho rero nkungiye kubabwira ifite umutwe ugira uti amaraso y'ikinyogote. Mwese muzi intare, intare murayizi, ni umwami w'ishyamba. Yagize icyo rero irwaza umwana wayo ararwara w'intare, ni umwana w'intare. Muceceke neza mu nyumva ibyo ngiye kubabwira. Noneho yazengurutse mu bavuzi bose babaho ishakisha umuti wakiza umwana wayo irawubura. Yigira inama yo guteranya inyamaswa zose kuva ku ntoya kugera ku nini. Uri kubyumva? Inyamabere, ibiguruka, ubwo n'inyoni, ibikururanda byose biteraniraho. Intero ari imwe ari ugushaka iki? Umuti wakiza umwana wacu. Noneho muri iyo nama hari yateranye hari hajemo Nyiramuhari n'ikinyogote. Muri kunyumva neza? Ariko noneho ikinyogote na Nyiramuhari byaba bifitanye iki? Amasinde. Bifitanye ikibazo. Noneho Nyiramuhari ishaka kugira gute? Kwicisha ikinyogote. Niko kuzamura urutoki umwami wari uyoboye iyo nama, umuti ndawuzi wakiza uyu mwana. Ati mufate amaraso y'ikinyogote muyamuhe anywa hage arakira. Ikinyogote aho kiri kibyumvishe gishyuye ati bindangireho akanjye kashobotse. Nacyo kiravuga kiti Nyagasani uwo muti koko nari nkuzi, aho bajya kuwutubwira twari turi kumwe, ariko Nyiramuhari hari icyo yibagiwemo. Urumva? Bati baratubwiye ngo mufate ubwonko bwa Nyiramuhari, ubwonko bwa Nyiramuhari, noneho mutonyangizeho amaraso y'ikinyogote, ubundi bayiha umwana abirye arakira. Abari aho ngo baravuga ati ahubwo mwatinze mugire vuba, mugire vuba. Icyo bakoze ni iki? Bafashe Nyiramuhari bayica umutwe, ubwonko babukuramo, hari n'ikinyogote cyo bagica umutwe w'akaguru batonyangiza muri bwa bwonko babiha wa mwana w'iki? W'intare. Urumva? Nuko inama irangirira aho ngaho. Gusa ikinyogote cyo cyatashye gicumbagira, ariko amakuru ahari ni uko n'ucyari gisanzwe gicumbagira kuko hari hashize iminsi mike bagiteye umujugujugu mu myumbati cyari cyacu. Bivuze ngo n'uburyo nta cyahindutse byose ni kimwe. Uvuze ngo rero iyo story icyo ushatse kubigisha ushobora kuvuga uti ngiye kwihorera, ahubwo bikarangira ari wowe ugize ute? Ari wowe ubigenza. Ariko byumva neza. N'ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo urucira mukasoro gatwarana. Ubwo se ni ibintu byumvikana. byo utubwiye twabyumvishe kandi urakoze cyane. Twajyaga tubikora tuzi ngo turi gukina dutukana, tuzi ngo nyine turi mu gatwiko, ariko nyuma y'ibyo byose ibintu by'ibitutsi tugiye kubireka rwose. Noneho rero nimugende mujye mukora content nziza zigira abantu inama, sibyo? Kandi burya mwibuka yuko ubu ngubu muracyari abana, ariko ejo muzamwagize imiryango, muzamwagize abakomokaho. Ubu se mwakwifuza ko umwana areba ibintu mwakoze kandi ari ibitutsi byiganjemo? Mwabyifuza? Nawe wabyifuza? Bega buriya nubwo mu muco nyarwanda harimo gutukana, mu muco nyarwanda birimo, ariko niyo bikabije biba ikibazo. Yewe bishobora no guhinduka n'icyaha gihanwa n'amategeko. Mujye mwibuka yuko ibyo mukora gutya, iyo wamaze gufata ibintu ukabikodinga ukabishyira ku mbuga nkoranyambaga, tayari byabaye ku karubanda, isi yose bibireba. Mwabyumvise neza? Mwabyumvise. Ngaho rero nimugende mukore neza rwose, mutere imbere. Urakoze cyane kutwigisha, uri porofesa. Nuko nuko ndi. Ngaho rero nimugende
ubwo mwumvishe inama bagiriye namwe mugende mwigishe n'abandi nabo bakora ibintu. noneho se ugiye kuba nka Yesu kare wavuze ngo nuko data yanumye namwe mugende mwigishe n'abandi. Nabyo ntacyo bitwaye kuba mwemera. Yaravuze tujye ikirenge mu cye, nta kibazo byose. Ibyo rwose Profesa. nuko di ubwo rero mugende mushyire mu bikorwa ibyo nababwiye, hanyuma muzahinduke Urakoze cyane. abakinnyi bakomeye mutere imbere. Ibyo birumvikana turisubiraho none. Turisubiraho izi komedi umva noneho udufilimi twacu dukore fresh ndabwiye cyane. ejo ni ukuza tumeze gutya fo noneho twiteguye